uyu nguyu ni musaza wanjye nuko ye kuri mama mbona ari iki nya umva rero nkubwire inshuti yanjye jewe ndi musaza wawe umva nkubwire inshuti yanjye umva nasaje wawe kangahe kuva he kugera he umva twubahana ntago ndi bugure inoze nya urakoze ndi imbere y'Imana ntago ndi bugure Imana yo mwijuru jewe ndi gabanya umunwa mwana ndi musaza wawe nya musaza wawe urakoze mushiki wa amahoro y'Imana gakomane nawe mushiki wa anyway mbabarire nyine urumva ko ariko tavukana kuri no mu buzima no mu maraso niba ari igitangaza mbonye igitangaza nakibonye urakoze nese ugiye muzima ze wapari igihe nyine bijya bijagura rimwe na rimwe anyway izi ndeberamo 43 oh ngiyi rwose ni 43 okay ngiyi nayo kandi nziza pe okay izi sezo zose aho gusanya ngo hafi kireka iyi ngiyi yonyine ya 42 yonyine izindi zose 43 izindi zose zime nta kibazo zose nangahe inkweto zose imwe ni 35 oh okay akanywere kuri 40 impamvu ariko nuko byasanzwe nzigura bariyo bamera rero nawe reka nzere okay wazinshiramo ngaho inyuma mu modoka ibihumbi 200 Ay, nzarabonetse. Yewe. Okay. Chama melhor. Bokuita? Nyambo. Nyambo. Wagushiraho na tipos. Ikibazo. Ndeba yaje. Ngo ayumbi 300. Hanyuma ikindi birashoboka ko twazahura tukaganira cyangwa se ukagenda ukashakira izindi nkweto n'imiguru nk'icumi ntangagura oya na 30 ko nshagura nabo murabange bajya gusubira ku ishuri nabo nkabagurira imiguru yabo ejo mu gitondo ubasha kumudira amapantaro meza agezweho umva noneho hantu ndangura amapantaro meza agezweho ama-t-shirt n'amashati nk'ayanga ya kigoma meza umva byose nabikubonera wambonera n'ibya 300 ariko barugira neza we umva byose ushaka nabibona so rero sizi mbuti igishoro cyo kuba wajya kubiranguza cyangwa se nabanguhaye avance ngaho hari ikibazo nabibonye ariko ko kuzunguza inkweto babigize ubwo ngiye kugeza 1.5 million hanyuma none biratangaje kumbonye bwa mbere ko tunyizera gutya ku buryo umeze amafaranga no gutya okay reka ejo uzamamagare nzatinya kohereza ndabona kuri telefone hasigayeho 200 nta kibazo rwose wowe ejo uzamamagare ejo uzagomagara nagize no mu isoko mu gitondo sawa nta kibazo sawa ugira nimero yawe serious wanyishyura nirangoje okay reka ngo bipi nta kibazo shami yawe neza nano sorry gato kanumve kinacamo niyo ngiye Imana iguha umugisha mwinshi cyane isubizaho umukuri n'ukuri buriya ntabwo wakumva ibintu ukoze ni nk'Imana igukoresheje murakoze cyane umunsi mwiza bose mwiza kuriya tuzi muto mwiza
Sheri. Ariko hari ikintu nshaka kugira ngo nsobanurire. Ndinde. Koko. Byanyabyo. Nje ndi umugabo wawe. Ndi umugabo wawe. Urabinyeretse ndi umugabo wawe. Ndabibonye ndi umugabo wawe. Nuko gifata ibintu byose ngo bigire intambara. Akusi kankubaze. Byoroshe nkaho byoroshe. Ariko ku mutima gwanje ndakomeretse. Abagabo nawe muri iyi. Uriya mugabo yankunze. Iyo namubwira ngo kuri yankurikije ukuntu nabona ukuntu ari kundiba niki. Nta n'urukweto na rumwe yari kugura. Ariko reba inkweto zose araziguze anyongereho n'amafaranga anaziguze n'amafaranga yewe nta nazigurishaga arengejeho. None se kuba nabivuze gutya uhise musaza wanjye nyubeye kuri umugabo wanjye. Ubwo se niwe tujyanye cyangwa ngarutse ku mugabo wanjye. Hari ikintu kibaye. Ariko reba ibibazo byose dufite muri uru rugo. Ngo nuko ngo nakwise ngo musaza wanjye. None se bikuyeho kuri umugabo wanjye. Bikuyeho se ko yamaye amafaranga tukaba tugiye kuba twagira ibibazo bimwe na bimwe dukemura. Wasimbabarira niba byakubabaje. Musaza wawe. Shiri nabivuze kubera ukuntu nabona gura mugabo ari kundi. Erega mu bucuruzi habamo kata. Urusha nyine imbere y'abakire bafite mu modoka ndi musaza wawe. None se uri kumwe n'uramukire cyandi kumwe nawe. Sibyo. Shiri gwe uyu munsi ntabwo tuzige tugenda mu nzira imwe tugiye gucuruza. Ariko ugicu kwawe nanjye ncu kwanjye. Nta kibazo na kimwe kirimo. Uri mushiki wanje. Ntabwo ndi mushiki wawe nabivuze kubera ukuntu nabona guramukira ndeba. Hari igihe kimwe nanje nzaba ndi kugenda mu nzira ngahura n'ikigore ciza cy'ikiyobe kirekire kikanshima ubusore bwanje gifite amafaranga giparitse imodoka nziza kikanyishimira turi kumwe nkahita mvuga kuri mushiki wanje. Nibwo uzumva gahinda kuko ubu nkoboye umutima. Nubikora bakagwa amafaranga tukakemura ikibazo. Hari ubwo muzaba mutahanye se? Hari ubwo muzaba hari ibindi bintu mugiyemo se? Kubivugira aho ngaho akakugurira ukaza ugataha nje nawe tukaguraga kuko tukakarya. Je ndi umugore wawe se bitwaye. Nta nico bitwaye kuba wansangira n'abandi bagore. None se ndagusangiye nabo barakujyanye. Barakuriye bakanjana. Bakujyana he? Bazanjana se ntaho twamenya ni ntabyo banshukishije. Nuko uzaba wabahaye umwana. Nzisaho mbasigiye mukozi biki. Ntabwo nyizera ku buryo wumva ko hari ibindi. Urukunsaba kukwizera wageze imbere y'umugabo ugakangwa nuko ari umukire ugatangira guhakana amazina ganje. Bobo. None ngiye gushaka. Ariko uri mu mikino. Tuvuga ko nyuma yuko umaze igihe ufekinga ko ufite umugore wambara impeta none ugiye kubyira ibyanya byose. Uzi impamvu se? Nari ndabona umuntu wa nyawe. Nabonye umukobwa mwiza kare. Twatsinda mukanya duri yaho hepfo. Nimba ariyo quartier yatuyemo tuturanye muri quartier simbizi. Mbona ni guciyeho ari kumwe na musaza we bari gucuruza imyenda, bari gucuruza inkweto. Umukobwa mwiza koko. Ndatungurwa cyane navuga ni wa umukobwa mwiza gutya acuruza inkweto. Ndamuhagarika. Gusa afite musaza we nyine ufite akavuyo. Ndamuhagarika. Ni mwiza pe. Nzakora igishoboka cyose
ari umukobwa nk'undi. none se Kiramani biratangaje kuba ushobora kumbwira ko wabonye umukobwa mu muhanda umutwe ukahita wumva ko ugomba kurongora, ari ubwa mbere mubonanye, utamuzi, utazi impamvu ze, like isura ye gusa ukumva ko igomba kugura ukamurongora. Uzi impamvu? Natunguwe no kubona umukobwa mwiza aho kugira ngo afate umwanya agiye gusireyinga, kandi byashoboka yemera agafata inzira we na musaza we bakajya gucuruza ku muhanda. Uwo ni we nyeneye. Ikindi icyo ngicyo ni mwiza pe, ndetse cyane. Abakobwa bose wabonye ndabizi ko uri n'umuntu bataravahinga cyane, ubu niyo mukobwa ubonye uhita ukomfaminga ko no, nakubwiye ngo nabonye Nestle. Natunguwe no kubona acuruza umuhanda inkweto kandi ari umukobwa mwiza atari no muri shop. Icyo kintu nakibajeho cyane, ko byagenda kose ngomba kumutsindira pe. Namukunze n'ubwa mbere nyine, nawe ibaze abakobwa bose nabonye bafite n'amafaranga n'abandusha amafaranga abanyirukanseho, ariko umutima wanjye ukimubona, nyimubona gusa nkisanze ndi mu rukundo. Ari ikintu kimwe muziho, nuko iyo wizemo ikintu kigeraho, kandi ndabizi neza ko umutima nama wawe ugira utajya kubeshya. Urabenze neza. Nakora igishoboka cyose, ariko icyo umutima wanjye wifuje cyangwa se inzozi zanjye ngazigeraho. Ese uri shoko byibuze umukobwa we azagukunda? Ko ukuntu namubonye ari ukuntu umubano murebe n'akana ko mu jisho, ugahita ubona nyine ko byanze bikunze ashobora kuvamo ikintu. Kandi niyo atadankunda mani, njyewe ndi musaza wawe. Shiri njye nabikoze ko we ibutabyorosha, ibutabyorosha naho byorosha. Je ndi musaza wawe. Je nawe ntaho turi bisambo, je nawe ntaho turi abateka mutwe. Uko twabaho nabi kose, nta gikorwa na kimwe kibi dusabwa gukora kugira ngo tubeho. None si gikorwa kibi nakoze? Sinamwibye, sinamukuye mu mufuka nacyo. Kuba navuze ngo umusaza wanjye kugira ngo agure, ni nko korega wafata umwenda waranguye 5,000 ukavuga ngo waranguye 10,000 kugira ngo baguhereze amafaranga nguke menshi. Uko ndi kukureba guca nawe ndeba nkubwira ijambo rimwe. Kugira ngo umuntu azagushuke ntabwo ushukaga avuye mu kirere. Kugira ngo umuntu agushuke nuko hari ibyo mugomba kuba muziranye cyangwa se mwarahuye. Rero ibi nje ndi kubibara nk'itangiriro y'ikindi kintu kidasanzwe. Ngaba sinakubizongera. Mbabarira. Kwanza mva mu maso. Ngaba simbabarira ntabwo bizongera. Ndakubwiye ngo mva mu maso. Niko nsa bite byawe kubaye umugabo mbwa. Ariko umuntu twamaranye imyaka ingahe nta kintu na kimwe njyaga ngo mpime. None se ye n'ikindi nka kwima. Ndagufashe nkugize mwiza mu bukene bwacu, ndageragezaga uturango tw'ubwiza twose tugenewe abakobwa nawe tukakugeraho. Reba amadeni rwose ndimo hejuru y'ibintu byose bidusaba kugira ngo tubeho nje nawe. Kwanza ibi ngibi nta nubwo binashoboka. Niba koko uruguhamya neza ko ibyo wari uri gukora nta kindi kintu wari ugamije, dusubireyo mubwire ko njewe nawe turi umugabo n'umugore. Amagambo wasohoye mu kanwa kawe gagaruke. Asubisire. Ndakomeje nyine. Bitabaye ibyo. Nese twamusize twamuzirikiye ku buryo bishoboka ko twamusanga.
zibasimbukira yaguhaye n'amanimero ariko mana ashaka ko nzajya kumuranga uhamagara ibyo uhamagara tugenda amagambo gakuvuye mu kanwa ugasubize mu kanwa kawe cyangwa ugasubize iyo gavuye so rero sinyega ko umukobwa uri mu buzima bugoye yanyanga n'amafaranga mfite gusa amafaranga mfite yabamariye iki nta na kimwe ankunda nankunda ariko agomba kuba uwanjye urabizi ko umuntu ushyigikiye igihe cyose noneho kuri gahunda yo gushaka yo urabizi ko nakubwiye ko oya ushaka uyu mwaka wo ngomba gushaka nzahita nkurikiraho ko ntuzanyishinga bro ariko nakwishinga shaka njye urabizi amahitamo yanjye aragoye baze ko mu myaka maze yose n'ubwa mbere nyine numva nanjye nibyo n'ibinongo umuntu ahengamishije umutima wanjye actually niyo mpamvu ubona nanjye byanongoye nyine kumva ko wakunze bigeze aha umuntu ushaka no kwita umurongora umukobwa ubonye bwa mbere nyine ndi kwibaza kiriya muntu umukobwa amuhaye iki n'aka kanya uribuka umukobwa tugeze guhurira ku Kibuye wari muri Range Rover y'umweru umukobwa uburyo yakwikuriyeho ariko nkabona na no aho kurya bo ntabwo umuntu yababura ko nyine uyu mukobwa wo gukunda nyine mama w'abana banjye nkamushira mu mago akaza nyine akarya ku mafaranga n'amafaranga nzayamaze ikize nayakoze iki sinkunda indabira biza none sinzi yakoze iki reka nizere ko uburyo umbwiyemo umukobwa ariko nzamubona ntabwo ari mwiza ni mwiza cyane sure uhamagaye ngo uhamagaye uretse kumwitaba rero uretse kumwitaba none si ubigoda dufitanye okay kanumva icyo nshakira kanumva icyo nshakira nyine nta kibazo kira kanumva icyo nshakira uracyahari oya nyine nuko urashaka kuza kureba ashaka tubona okay hari ikibazo tubonanye ejo mari sawa okay sawa wambariye nkajya kubona n'uko kira ubwo yagiye mu kazi ngo azaboneka ejo turebe ibintu utangije amafaranga bampaye umunsi abona igiceri ngiye kuyafata njye kuyaranguza ubwo ibibazo nawe biri hano by'isimamira ibaze ko nyine nawe kano kanya atari kubyumvisha ibaze ko nyiyamagariye kira dufite gahunda yihutirwa tugomba kujyamo kandi uramuja mu munana yirika wana urukundo rwa amafaranga mani abafundi tujya kuyakorera uzamutungisha iki kufite amafaranga ze ntabwo yabuze ko ukeneye ajya kuyandi kira tekereza kabiri mani buriya okay it's okay nzajya kumureba iyo agukeneye akakubona ababona ko nta kazi ugira babize bro mwiryaho apana kumwiryaho ariko mene ko ufite izindi nshingano ufite akazi ariko ejo nta gahunda n'imwe nshaka sinzaguhamagara sawa serious ibintu byose nzabyikorana nzaguhamagara kanambara tugenda Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just young downers. I swear to God they
byarangiye gute byagenze nta kirahinduka ntacyari kwakunda none sinagerageje no kumuganiriza nk'ibyo Mwiriwe mwiriwe makuru ganyu meza meza bitese kumnaye mko tuhuza makuru Hewe mumeze mutese zuba riri kwaka nabi wajyana ry'imperuka Hewe nawe se ryakugizeho papa rimeze nabi misego ze simbonaga mufite imisegora akiri ushaka umusego mwereze n'undi simbonaga ari izo mu buriri ko ngubuze ugiye kubinkorera bo nibirore bimeze bite si madara abagabo babiri basezeraniye nawe uhari indi udahari umugabo bivuga mu rundi rurimi ntabwo nshaka kongera kumva irindi jambo ryo kunshengura sibyo kandi nanjye igihe maze ntegereje kirahagije rukumva muri hanga sibeshe ndikuramo wanyu ndagiye rero wirirwa amahoro amafaranga bimeze bite cyo gushikira amafaranga ntawe uhari kandi we oya ntabwo nshaka kubyumva ntawe uhari ni igiki kidahari nimba adahari si ntuhari umugore n'umugabo ni umuntu singore mu bako uri kutubaza ngo siko mutsatsira waguteye ku kuri ndaya umva we gira ndikugenda umusaza arasekeje amafaranga nakubwiye ngo iki twumvikanye ngo iki muzinda bizi ari kunyi oya rwasa maje kunanirwa ubwo rero bavuga ko nagenda nkazongera kugaruka umugabo rero bo rero nta bindi bwumvikane kandi ibintu nabikumenyesheje mwumvira mu nzu nkinga inzu yanje sibyo si muzere umva wasohora abantu gutyo nose yemko twubakaga amazu rero kujya tugakondeshe ntabwo dufite imashini zicuraga amafaranga sibyo uzumva ko nawe ntabwo wasohora nawe puri yafe inshuro zingahe ndamubwiye nti rero nuba bariyo ejo nzaza ambesha ibintu ndagenda ngarutse ambesha ibintu ndakomera ndemera ndagenda sibyo rero ubu ngubu ni simusigane uko munsi gwanyuma are nkinga inzu yanje nyine duha umunsi wa nyuma nyine ari kugusobanurira ngo umugabo we naza yamwaka nugaruka yaguhereza inde ninje siri kubwira ibyo bintu mvuye ngaha ntazanyaga amafaranga mama bure nyuko
wetse ndambirize neza aho nawe uri kuri ndambirije ese muziba ndabahangambwe n'amafaranga nyine gange bakuri mangari gutuma bakujagaraza urumva nje ndamuhemba mva ugutumye mvugishwe nyine baguha ngahe siruwaye don't look me like that please erekana icyubahiro Please. nawe wiyubahe amafaranga nje nitende ntabwo wareka ngo abashyitsi babanze batahe ibyo by'abashyitsi ibyo ntibindeba umushyitsi se yaje kunshira itafari kw'iyi nzu none se muze bishyuza ngahe bishyuza ngahe shuma dani ufite igisaza gifite iki amafaranga ashaka ko ntamumako uri ubwo uraje umuke ibisaza nibyo bigezweho ariko ubwo nanjye ukuntu nzabanza he akira ako wisufu indufu ohe ako ni kuri umusazi kubera kubera ko ibyo ni kuvuga uri gukina ariko ego ejo bundi uzabona ntwaye yanjye ubwo se ndugushutse mana yanjye wa mwana nta muntu ucuta ahubwo ibisaza ufite igisaza ajya uri kumbwira abantu bose ashaka kunkorera ubukwe tukagenda tukabana numva ukabana imodoka umusaza w'abandi umusaza w'abandi kwagiye kuba uwanjye ariko wagiye ucisha make ukabanza ukumva utuneko okay ibyo bintu uri kumbwira wabirose cyane bigiye kubaho nk'ubu mu kanya yarantegereje hariya hanze uwo musaza se wamukuye neke naramushopinze naramushopinze yarankunze arambwira ati umwana nkawe simwiba mutseka ngo ndabyibushye hanyuma se ubu nanjye mfite ubuntu ukundi size yanjye Derek we mureke please nshaka gushwana nawe Dani urushiti yanjye urabizi ariko Derek karakana se kamarira iki kuriya mwana mani kintu nyishyurira inzu ubyutse none akari umwana nakarega nta kintu kwamarira nyene muntu nyishyurira inzu nyene mujyana gushopinga nyene kumukobwa mwiza nk'abandi bakobwa bose b'Ikigali waretse gukamvuga guhubuka shere wawe se ntajya kuza gutwara nawe mu modoka kuko ufite shere ufite amafaranga n'ubwo mutoya Derek ntabwo mwabishakana ibyo bintu biri kwiruka bande bashakana ibintu genda naje guhura n'umuhungu ngo dushakana ibintu ariko ko ngomba gusanga ubifite uwakoze bro umuntu wakoze uwo musaza wawe se basi nta n'umugore afite kuba afite umugore ntabwo bindeba aramufite ntabwo nshaka kubimenya icy'ingenzi nuko azajyamo ibyo nshaka nashaka afite abagore batatu nanjye nzabokana icy'ingenzi nuko ampa ibyo nshaka yes kanya n'indukuroze ko ahubwo gutuma ntoga nari nguhaye inkuru nzereza yuko ugiye kwishima ibyo bintu wishimye ko gahunda n'akana n'ikindi inshuti yawe ntabwo ari ngombwa ngo nishimire ibintu byose byawe ntabwo ibibi byose ariko nabyishimira ibyo ariko ntabwo ari bibi Derek yamugeza kuki mugira inama yo gusanga umusaza ufite urugo umugabo w'abandi mugira inama yo kumusanga akoze ko ufite ubwana ubwo ni amezi 3 ku kwezi kumwe kubarirwaga ngahe 80 ukubye 3 rero ni 240 tekereza nawe gusa wakwihangana ukageza giheke uyu munsi nkaza ejo bundi mbesha umva that is the last day wenda nyine birumvikana bararengereye ariko nabona bashimiye ko wazubisha nta mafaranga ganje nje ndagiye mfite ibindi bintu nande biri bintegereje sibyo nkeneye kwishura iki ibintu hari ibintu mba nkwiye kwishura ubusi nk'ubu muzirimo mwishuraga umutekano mwishuraga amafaranga y'isuku ibyo byose amazi ibyo byose sinje ubyishuraga kwezi kumwe urabyumva gute tubaye tuguhaye kwezi kumwe ariko ukaba ubahaye agahenge ngacimo kabiri se ngabase ntize amezi abiri bumpaye n'amezi abiri kumwe kube kuri yo ako gashake nabwo vuba mureke nakumura ko ubwo ngo utegereze umugabo we okay ubwo uzategereza nabo bakwishyura nta rundi rubanza ajye ngufuri irangufuri ijwi yigiraga umuntu ayikozeho iguraga ngahe we nese ni ngombwa ugura ingufuri cyangwa wakwemera tukakwishyura ukwezi reka twereka ukwezi si kubwo muragufite kuzuye twe turagufite aganye mugabona giheki nkagabona giheki tugiye kuyashaka muze mbwira igihe nyuma y'ibyumweru na 3 nukundi mwongeyemo no oya ntabwo byashoboka nje rero nguhaye iminsi 5 nutaba wamboneye agandi gameza 2 gasigaye kadore umwe kwa kane kugiye kwidundamo ubwo rero dushobora gushwana pe kandi ubu ngubu arega ntabwo ninshaka ubwo busabusa
nuko nugarijwe n'ikibazo cy'umusoro ntari natanga. muzehe bikore nk'ubikorera umukobwa wawe. Ego ntabwo namubyaye. Nzarubahe. Wowe ko atanyubahaga nka se. Nyine muzehe. Nimba ari umukobwa wanjye. Muzehe basemera ku kwezi kumwe ubu muhaye amahoro umugabo Nyine ibyo nta kibazo ariko muhaye iminsi 5. Yego. Nzaza. So waronze nshobora no kuza nkayicucira essence nkayisenya nkasigarana ikibanza. Akujya nje nkomeze gushirwaho stress n'abaturage. Sibyo? Yego. Akira basi kiramo nimero. Meruzi nta nimero nshaka zawe ye muko. Shirama nimero yagushyirireho. Ubwo ntago nje Shirama nimero zawe. Shirama nimero gushyira amafaranga ngenda. Ze ngunjanye mu rundwe berwanyu rw'amaguti. Ndazishira he. Dore mbwira nimero ubundi nzigushyirireho. 0 Izanje. Yego. Bugushyira amafaranga. Sini nimero zanje. Tonde ndasandika. Kabiri gatatu kane 9 10 zibaye ziranga muntu. Ndashaka nimero za telefone. Ngo nyine ndibeshe zijamo dubure. Nijo. None uri kuvuga ko afite urugo rumwe. Okay. Niba bafite ingo 3 nkajya mu rugo rwa 4. Maze amaherezo y'iki? Nzabamenya nageze. Ese ubutekereza by'ura ko ibyo uri gukora nko mu myaka 5 hawe ubu uri kwatekereza. Uracyari muto mbamba nujijutse. Ariko uri muto mu mutwe. Imbere imyaka 5 ndi kwatekereza. Haje zo ndaratekerezaga se hagiye. Ahazaza no hazazanye. Yes. Kanizere ko ndimo ndarota. That is true. Ni wowe niki uri muri. Ngiye ureba gutya Derek ubu tuzaduhura mubwire nti ngiye nawe turaziranye ubundi muzaba busanzwe. Turaziranye. Kumira n'amavunja. Yesu numiwe. Ni ukuri kw'Imana ibyo nabyumvaga muri théâtre. Habo. Kita. Hi baby. Ça va. Meze neza. Yeah. Shiriwe niwe mwigisha. Ubu yabimenye ni maître na jeje. Ariko aratinya koko. Reka nawe. Meze neza ariko. Yeah. Iracamo. Yego. Watinze iminota wamaye yarenze. Soso bibia msoso. Ariko mwinaje. Sinaje? Meze neza. Bigenze neza ibyo yagiyemo. Yego. Si wasoje koga? Mba nasoje ariko bakoresha gatoya ariko ndari. Soke. Ngiye gomye ngiye mugende. Jana. Mujya kujya ingo. Bye. Nikita. Kumba tuzasubira se. Ujye kumano we. Yakunze. Ukinacyo. Niyo ushaka gutaha urataha. We araranye kuko bakurusha. Ariko nawe wabimenye. Chakira musi. Sawa muze. Sawa. Te wiki. Karangiye hano itaye. Abonye. Ayabonye ko yaje. Nuko gari mu yanyu. Reba ni mu yawe. Reba message yawe yaje. Zamuku. Witwa ne? Simuze cyangwa se ko wabonye amafaranga wagiye. Soko amafaranga yakugeze wabiteruwe hari izina. Kambaga mfite abantu benshi bashaka kunyishura. Ubwo twabyumvishe Ntabwo. iminsi ngahe? 5 uzagaruka yaguye. 5. Ngaho genda. Siye mko wari ibiki. Wambabariye. Ko gusa gucyora gatinyo kugakora ibyo. Gusa imbere y'umusaza. Na majeri wari yesika ntabwo yaruka kubwiherera. Uyu musaza ni muzima. Undi yagize yamaze ati. Kuri atumutunze. Ese nyambo. Wendo aka kanyigiza amahirwe nyine baje kukwishyuza turi hano. Ngira icyo nkora. Ubu racyari kuzana ibintu byo kwanga amafaranga wowe. Buri gihe niko umuntu azajya guteranyiriza ngo akwishyurire inzu. Ariko nanone nkuko bari kuza tudahari Imana yo kumucira indi nzira.
akoye n'Imana hari ubundi buryo Imana yabikozemo kugira umuha amafaranga bitari ukunguko kujya kumera nk'uwigurishije se uko buriya buryo nta bitandukanye no gukundana n'umuntu maye nta n'icyo mwari gutongana nifite ibibazo byinshi pe nyogokuru yambwiye ngo imiti yamushiranye na murumuna wanjye mwambabariye ko ukaba ugifite iyo miteto nyamba uri kuri ya miliyoni 70 Imana ese miliyoni 70 ko zagushashije ntabwo ziruta ubuzima bw'umuntu my friend ari we uriya murumuna we urwaye datanya ibibazo byose wacamo ntuzigere wifuza kwicira inzira ureke Imana igucira inzira Imana ntabwo ikora ikigeragezo utakwikorera utabasha uzabicamo kandi uzabitsinda sibyo okay miliyoni 70 nyinshi pe nta nubwo turabona ko bayitoragura gutya nyine imwe bayitoragura ariko ntawe zihuriye n'ubuzima bw'umuntu ngiye nkibyumva nyine naho byahurira mana amafaranga ni menshi jawe gira ko ukunda amafaranga cyane ahubwo ku buryo yazaza nakunda iki seriously cyane ku buryo wakwigurisha nakwigurisha kuri mu nyambo tekereza kabiri Imana ibyo sibyo ni ibiki ubu munsi nyogokuru azasubira mu bitaro noneho uzabona ikintu ukora shimye kaga kanya tanatwitira tonde bireba ibintu biri hano hafi reba stress ufite uyu munsi datwite ibaza noneho bayitwite waba ubayeho ute aramamagaye yambwira ko bashaka kutubonana maybe ndaza kukubwira ariko ni mwiza ntushobora kubyumva umva man barasafuta wa amurenzeho bawuje inzobe gusa ariko ni keza byatari mwana icyo byansaba cyose nyine ngo yabundane n'umukobwa nagikora kugira ubyumva ibibazo umuntu abonye ku munsi wa mbere umutima ugahita uvamo araje aho gusa ndakuvugisha urugo ruhire hese inshuti zacu umusore wamujanye yari yambaye iki bofre yari yambaye ishati ya returusu yari afite imodoka y'umukara uramuramutse neza umwubahirize niwe mwambaranye impeta please umusaza akagira akavuga muhobere mwegera umuhobere sindi musaza wawe si ufite ubwoba bwo kubona umusaza wawe ari kuguhobona uruguhoberana n'abandi bagabo se nibwo bwoba ufite ubambwire bro muhobere okay twaganira tabizi bahungu bafungira abashiki babo babaho soke ariko uzi icyo ndicyo mbere yuko wenda wajya gufira umushiki wawe ntago agiye gukundana n'umuntu w'ingegera cyangwa se ari kuvuga n'umuntu w'ingegera Nambo bite byawe umusaza wawe nyine ukuntu bimeze hari ikibazo afite cy'amafaranga se What's ikihe kibazo ntumbwije ukuri ntabwo uyu nguyu ntabwo yari ikize ntabwo akenewe hano nyine nareke tuganire nimba ari ikintu akeneye tukimuheze abasubiye mu rugo ibyo shaka isuwe bivuga shaka ukunda kwingenza nyine mbabarire ko ubushize nyine navuze ngo ni musaza wanjye ni munsi n'igi cyawe ntabwo ari inshuti yawe niki ni besto nikize umugabo wanjye Jesus ndi umugabo uyu
ni umugore wanje nashatse tubanaga mu nzu. Ikindi nakongeraho, ndabizi nta bushobozi mfite bwagera ku bwawe, ariko ndi umuntu usanzwe wicururizaga imyenda na madamu. Je naho ncuruzaga abagore, je naho ncuruzaga inkumi. Icyo gucumva neza. Wait. Winkandagiza icuri cyo, winkandagiza uriwe, uyu ni umugore wanje nishaki. Imyaka zose tumaranye turi mu buribwe turazizi. Twubahane. Sibyo? It's okay. Ntambo byaseriye umugabo wawe. Do umugabo wenyine. Ntabwo ndi kuvugana nawe. Uri kuvugana nande? Nyambo. Uri kuvugana nande? We nyitondeshe. Nyitondeshe. Nyambo. Ibi naho bimeze nkuko wari uri kubitekereza. Ibi ni ibindi bindi. It's okay nta byamahane bikenewe. Nyambo, sorry. Kose seriye n'umugabo wawe. Ndi umugabo we. Wowe? Yego. Bishoboka biteze. Bipfiriye? Sorry ngawe ku mukobwa mwiza nk'uyu nguyu ubasha kumutunga ubu. Ufite ibyiza wabuze abeza. Ukuza kubashakira iwanjye. It's okay. Ubasha kumutunga uyu mukobwa. Ntambo. Bayeho neza. Vira ku modoka basi. Mbabarira. Akubabarira iki? Akubabarira iki? Tuvuye mu rugo nukangonze uri gusaba imbabazi ziki? Sinabivuze koko kuri umugabo wanjye. Kuva cyane nabi byarangiye. Gira nabi nta kindi kibazo gihari. Sibyo? Wagutembeza mu bwonko bwanje ngo urebe ibiri kwirukankamo. Ariko wowe uri kumbwira ngo ndekera aha ngaha bigende bite? Icyo wansabye waherera ryarumbwirira nabi sinyivuze nabivuze kuri umugabo wanjye. Bakanya mukora ibyanyuse. Okay. Yewe. Bakanya ukora ibyo wapanze n'uyu mugabo. Ngohereza akanya. Ngohera ugari. Umva. Rero imukobwa nakubeshyana nta mukunzi. Wari wamukunze? Wabaje agati sibisa ukaba ariko wikundira. Kora ibyo byakoro. Urabyumva ute? Ari mu maboko ganje. Yego ndabyumva. Ndanabyubaha. Yego. Urabyumva ute ngo haye $30,000 ukamuniza icyumweru. $30,000? $30,000. Kimweru kimwe nkaba ndi kumwe nawe dukundana mu kimweru kimwe nkuzuza inzozi zanjye z'ukunda namaze kurota konge nawe twakundanye byarangiye. Hanyuma nyuma y'icyo cyumweru agaruke bakomeza umugore wawe. $30,000. Yeah.